Muraho neza nshuti bakunzi ba Isange TV show, turabasuhuje aho muri hirya no hino kandi twizeye ko mukomeje kugubwa neza. Mazina yanjye nose Diane, akaba ari nge tubana hano kuri channel yacu ya Isange TV show. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiribwa gikomeje gukundwa cyane kubera intungamubiri zacyo nyinshi, ari cyo cyitwa pumpkin seeds cyangwa se imbuto z'igihaza dukunda kwita mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda inzuzi. Nubwo ari nto cyane, ari imbuto ntoya ariko zifite umumaro ukomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Zifasha umutima, amagufa, uruhu ndetse zigafasha n'umubiri kugira imbaraga. Byinshi utaruzi ku nzuzi, reka tubane muri iyi video. Ndagushishikariza gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo urusheho kubana natwe mu biganiro byiza tubagezaho. Kwihuse muri iki kiganiro turarebera hamwe ibigize pumpkin seeds cyangwa se ibigize inzuzi, akamaro k'inzuzi ku buzima bwacu, uko wazirya ndetse n'icyo wakwirinda mu kuzikoresha. Reka twihute dutangirire kureba ibigize pumpkin seeds cyangwa se ibigize imbuto z'ibihaza. Icyambere, inzuzi zirimo proteine, zikabamo magnesium, zikabamo iron, zinc ndetse zikabamo na health fats cyangwa se ya mavuta meza afasha umubiri, zikabamo fiber cyangwa se udukatsikatsi ndetse zikabamo na vitamini zitandukanye nka vitamini A. Ibi bituma ziba ibiribwa byiza cyane ku mubiri wacu. Reka twihute turebe akamaro ka pumpkin seeds cyangwa se akamaro k'imbuto z'ibihaza. Akamaro ka mbere nuko inzuzi zifasha umutima gukora neza kuko zirimo magnesium n'amavuta meza afasha umutima gukora neza ndetse no kugabanya ibyago by'umuvuduko w'amaraso. Ahangaha izi ni inzuzi turimo kubabwira, dutangiye tubabwira akamaro kazo ko zifasha umutima gukora neza. Akamaro ka kabiri, zongera imbaraga mu mubiri kubera proteine ndetse na iron zirimo, zifasha umubiri kugira imbaraga ndetse zikanagabanya umunaniro. Twihute turebe akamaro ka gatatu k'inzuzi cyangwa se k'imbuto ziva mu bihaza. Magnesium iba muri pumpkin seeds ifasha amagufa gukomera ndetse n'imikaya gukora neza, bityo bigatuma inzuzi zifasha amagufa n'imikaya gukora neza no gukomera. Akamaro ka kane k'inzuzi nuko zifasha uruhu ndetse n'umusatsi. Ahangaha muri pumpkin seeds dusangamo vitamini A n'izindi antioxidants zirinda ndetse zinafasha uruhu kugira ubwiza no kurinda gusaza vuba. Ahangaha ibanga ryo kugira ngo uruhu rwawe rurusheho gusa neza ndetse rukomeze no kugira umwimerere rudasaza vuba, ibanga ni ukurya inzuzi cyangwa se izi mbuto dusanga mu bihaza kuko zikubiyemo vitamine A ndetse n'izindi antioxidants zigenda zifasha umubiri, kugira ngo twababwiye ko izi antioxidants zifasha ndetse zigatuma umubiri ugira ubudahangarwa. Ahangaha rero bituma n'uruhu rugira ubwiza ndetse rukarinda gusaza vuba. Ahangaha ibanga ni ukurya inzuzi cyane. Zifasha ubudahangarwa bw'umubiri kuko zinc iba muri pumpkin seeds ifasha umubiri kurwanya indwara no kongera immunity cyangwa se no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ibi byose bituma inzuzi ziba ku isonga, bigatuma inzuzi ari imbuto washyira hafi yawe, bigatuma inzuzi ari imbuto wakoresha kenshi bitewe n'akamaro kazo turimo tubabwira. Inzuzi kandi dusangamo fiber zifasha cyane cyane mu mikorere y'igogorwa cyangwa se zifasha mu igogorwa ry'ibiryo tuba twariye, bityo bikakurinda ibyago byo kuba wagira ikibazo cy'impatwe. Reka dukomeze turebere hamwe uko noneho warya pumpkin seeds cyangwa se uko warya inzuzi. Ushobora kuzirya mu mafunguro cyangwa se kuzirya nk'utunyamafunguro, ushobora kuzongera muri salade, ushaka kuzirya muri yogurt ndetse no kuzivanga mu biryo bitandukanye cyangwa kuzotsa ukazirya. Hari abantu babanza kuzikaranga bakazihekenya, hari n'abazitunganya zigakorwamo ifu ikaba yashyirwa mu isosi n'ahandi, nabwo ni uburyo bwiza kandi ngira ngo abantu mukunda no kuzirya murabizi neza ko ziryoha cyane.
icyitonderwa ku nzuzi nubwo ari nziza ariko ntukazirye nyinshi cyane kuko zirimo karori nyinshi. Ahangaha bya bindi bishobora gutuma ushobora kuba wagira umubyibuho vuba cyane wihuse. Ahangaha ntabwo ari byiza kuzirya ngo urenze urugero. Tujya tubibutsa ko ibintu byose iyo birengeje urugero biba bibi cyangwa se bishobora kugira ingaruka ku mubiri. Ni byiza kuzirya zidafite umunyu mwinshi. Ahangaha iki ni icyitonderwa nanone, ndetse biranasaba no kuzibika neza cyangwa se usabwa kuzibika neza igihe uzifite kugira ngo zitangirika, kuko iyo uzikoresheje zangiritse ari hahandi umubiri utangira kugira ibibazo watewe n'amafunguro atameze neza wariye. Ibi byose ni ibyo kwitondera. Tugana ku musozo rero, pumpkin seeds cyangwa se inzuzi ni imbuto nto ariko zifite akamaro gakomeye ku buzima. Zifasha umutima, amagufa, uruhu ndetse zigatanga n'imbaraga ku mubiri. Ibi byose ni byiza bituma turushaho gusigasira ubuzima bwacu ndetse no gutuma turushaho kubaho neza. Ndakwibutsa ko iyo umeze neza n'ibyo ugomba gukora ubikora neza kuko nta muze uba ufite mu mubiri. Turabashimiye mwe tubanye muri iyi video, ariko turabashishikariza turabasaba gukora subscribe ndetse no gusharinga iyi video kuri bagenzi banyu. Nibura umuntu umwe arahagije kuyimusharinga nawe akamenya ibyiza bitangaje ku nzuzi ndetse akanakora subscribe. Ikindi kandi wibuke gusiga like, comment, utubwire inyunganizi, igitekerezo n'icyifuzo. Niba hari n'imbuto cyangwa se imboga cyangwa ikiribwa wumva twazavugaho mu kiganiro gikurikira, utubwire muri comment. Turabashimiye kandi dukomeje kubifuriza amahoro y'Imana. Ciao ciao.